ngo niyo nsinziriye ndayumva urayumva ndayumva pe uri free nta kibazo na kimwe ufite uba mbese nta bushyuhe nta cyokere ntaki ewana fresh urakamanika neza kuko abanyarwandakazi ikintu batuziho neza ni umwihariko wacu icya mbere ububobere icya kabiri amavangingo gutanga neza kunyongera umugabo gutaka neza mbese ibyo bintu turi nararibonye kabisa kuko akakuguru kawe akazamura shanga natangagira ngo Shangazi katafatira akaguru neza uko bari umugabo atabiryoshya neza urakazamura neza ukagatendeka wa pa hariya hagasigara hagati asikari wa ni wa kuko muzi gutanga neza yo ifite uko ibigenza muri kakobo gato ikifu niba igira gute niba yihombanya nibigenza gute ariko ikanga ikinjira yes turabashuje kandi twifuje amahoro y'Imana abantu bacu dukunda cyane ntabwo tuzabatererana kuko akazi kanyu ka buri munsi gahuza n'ibiganiro byacu kandi ntabwo tuzabajya kure kuko turi kumwe na Brenda na Shangazi basuhuze ndabashuje cyane mwese mudukurikiye nize ko meze bo yes akafite ibyishimo bishanga kufite ibyishimo byinshi cyane ubu ngubu saha izi ngizi urabona ko ari mu masaha ya mu gitondo mu gitondo umugabo wanjye agiye mu kazi ntabwo abara kujya mu kazi nanjye mbyutse nitegura njya mu kazi ndumva ameze neza kuko nandi ndi kumwe n'umugabo wanjye akantu kibanga umugabo wanjye abambwiye akantu kibanga nakaye watubwiye akantu sorry akantu kibanga umugabo wanjye abambwiye hari inshuti zanjye mwihangane hari igihe umuntu yishima karenza cyangwa se hari ibyishimo bitwara umuntu bitewe n'igihe stress z'umuntu zimeze hari igihe umuntu aba afite iminsi itameze neza umugabo akakugura akantu keza nk'ubu umugabo ashobora kumbwira ati sheri wanjye sohoka ugende ujye mu kazi ujye muri studio ukore uyu munsi ndaza kugusohokana ndaza kukujyana ahantu heza ntago nabura kuza nishimye ndi mu mavuta cyane ati ntabwo nabura kwishima ndi mu mavuta rwose Brenda ariko ko nduza hano hari umuyagara uri kumva ndimo ndahumva n'ukuri kandi ndimo ndawukata mu muziki ngo niyo nsinziriye ndayumva urayumva ndayumva pe inki wumva iyo usinziriye kuko iyo nyivuze bituma mira amaritiro ariko reka iki kibazo ndatekereza nyuma kuko rakamenye icumi cyako ndahita nkigaruka ntabwo ndi bugenda ntakivuze reka mbabwire umuyaga nk'uyu turi kumwe turi kumva hano hari umuyaga mwinshi cyane uramutse umugabo wawe agize gutya akagukubitira nk'uyu muyaga uzwi umuyaga bari mwiza icyambere cyo uri free nta kibazo na kimwe ufite uba mbese nta bushyuhe nta cyokere ntaki ewana fresh urakamanika neza ku buryo nyina yinjiramo neza nta kimutanye aturakanika aravuze ngo urakamanika numva uratangaye urakamanika akwichanga kuki ujya nkaho utakamanika nakaguru yes niko mbyumva none se waruzi ngo mvuze iki se shanga wowe ukaguru akamanika koko kwata urakamanика no mu bicu hejuru bya bicu byo hejuru kagashyirayo umva gatumika akaguru none shanga uramenye nawe ndemeranya nabo na Brenda kuko abanyarwandakazi ikintu batuziho neza ni umwihariko wacu icya mbere ububobere icya kabiri amavangingo gutanga neza kunyongera umugabo gutaka neza mbese ibyo bintu turi nararibonye kabisa bishatse kuvuga ko ari mwe muze gutanga cyane nabo baravivurerega barabizi aho badukurikiye aho bari bose abumva ikinyarwanda batumva ikinyarwanda iyo bagize ku munyarwandakazi mu gutanga keya nabo ubwabo bashyiraho vi ariko hari ikintu avuze Shangazi ngo wazamura akaguru kakagera mu bicu bre ubu koko akaguru kawe akazamura mu bicu shanga natangagira ngo Shangazi katafatira akaguru neza uko bari umugabo atabiryoshya neza urakazamura neza ukagatendeka
noneho warangiza ugatunika nyine imbere fresh wakandika nk'iyo nyuguti mu nyuguti cyangwa uratumika nawe iba nakwandika sinakwandika ihera itazuye cyane oya ntabwo waba wakandika kuko ibizamuye gutya cyangwa se ukandika wa pa hariya hagasigara hagati azikari ni wa kuko muzi gutanga neza wabibonye wabibonye ukuguru kukajya hariya ukundi kukajya hariya none se uko umwobo waba uri kose bishatse kuvuga ngo uko umwenge waba ungana kose ifuka iritunatuna ikitunatuna kinjiramo kandi ari ntoya iyo ifite uko ibigenza bugenge na bugenge yo ifite uko ibigenza muri kakobo gato ikifu niba igira gute niba yihombanya nibigenza gute ariko ikanga ikinjira ariko uri mwiza pe mu maso biragaragara mbega ubwiza ufite mwuka byara mwenge nabwitegereje numiwe kanibarize shanga ugiye kuga muri douche ujye kubita akajisho yego nta muntu udakuta akajisho kuko mbere na mbere umukobwa cyangwa se umugore uzi koga neza abanza mu gitsina niho abanza koza kubera ko hari uturemangingo tuba twafashemo imyanda umuntu aba agomba kubanza koza ntabwo rero wakoza mu gitsina utazi ngo mfite igitsina kimeze gute yego iyo ukirebye n'iki wibwira unyirebye mbona ndi mwiza ko nicyo kingize mwiza rego nta kindi kigize mwiza Patrick utuye Rwamagana yatubwiye ati ufite umuzigo muzigo ndi nawo uri nawo yego wowe nanjye ndi nawoga cyane rwose uri nawoga cyane cyane ko hariho abantu bajya bakunda kubona nk'amafoto yacu kuvuga ngo ese uriya nk'umuntu abashyizemo pade ariko reka nkwibutse ko nta pade ziba zirimo ntabwo twe tujya dutubura ibintu tuvuga ibintu dukora biba ari umwimerere tabeshya saa 10 niyo mpamvu ufite akanyamuneza abambe niyo mpamvu nishimye niyo mpamvu mureba ndi mwiza niyo mpamvu mureba ntemba itoto niyo mpamvu natondagura verbe nkageza kuri hasi utari watubwiye ngo tumenye ibyishimo aho bikuye ibyishimo birahenda nshuti yewe ibyishimo byagenda ndabihorana urayikumbuye ndayikumbuye zirazaza bikore kameme gusa ubwo urumva naba muciye inyuma ese mushyuko niwe kwishura bigeze oya nta kibazo mfite nyine ndabitekereza nk'umuntu ufite ubuzima buzima ariko nta n'ikibazo mfite ufite ubuzima ku buryo se ubonye umuntu ufite gahunda ushyukwe nk'uko ntabwo ushyukwa se ko umugabo ataza urashyukwa ariko nta bindi bintu biba birenze cyane ko uba umutegereje yuko azaza igihe cyose azazira kandi azaza agasanga uri tayari ibyo nta birenze biba bihari kabisa reka tujye kuri shangazi wacu shanga urayafite ndi kuyabona ntabwo yayabura ufite amavedo kuyabona afite ndayafite ariko nanone ntabwo bivuze yuko nyine ntabwo mbizi reka shangazi zanze bivuge ako ufite iminwa myiza urakoze n'amavedo urayafite ariko cyane rwose gusa nyine shangazi ibyo yaravuzeho reka mbikomozeho iki kiganiro muzagisubiramo kuko ndumva njye ntanyuzwe nkifite inyota yo kusobanurira icyiza cy'intanga reka tubasuhuze kandi tubifurize amahirwe mashya aho muri mu kazi kose ka buri munsi abantu bacu dukunda cyane tubibwira ati turabakunda cyane mukore subscribe yes reka tubibutse gukora subscribe dushimira uwayikoze kandi turabakunda cyane bye